urabona aba bagabo bose urimo kubona abagabo n'abagore bafite aya mamodoka meza geririya n'amazu bameze batuye impande zose ukabona ndacabuze batuye impande zose zisuka ukamureba wowe ukamuvuga ati uyu muntu umuntu ufite inzu imeze kuri iyi ufite abana ufite imodoka ufite ibiki ariko kuriya muri wagatekereza akamavuga ngo wo kuyisha kubera akabazo gusa ngo wo kuyisha kandi nyuma yaza kuganirizwa yaza gusoma n'ijambo yabisobanukirwa akavuga ati nari ndangagitse hejuru nido mumato waramazura reki kandi yari meze nk'ikengeri hakiki ugenda wari kumbona tasoni ngo wiyambura ubuzima upfe muri iki gihe upfe muri iki gihe upfirino guyo genda nari kukubona ugwino isha nari kugaruka se wari kumwe inagatumera nkubwiza ukuri n'ukuri kose nari kumwe reka nkubwiza ukuri none ibintu namubwiye urampomeye muri kino gitondo nari kugenda kakubona twari kujana se twari guhurira kumukikira twari guhurira hakikana ari yiyambura ubuzima hejuru ya nido umva inagutome nta kibazo kibaho mu buzima kuri yuzu ureba ugatekereza ukabona ugize ikibazo ukavuga ngo kurumva wo banguka nta muntu uza wibangukishiriza urufunika ukurura tugose aha hose ukunigo gusa ukunigo ntuzumenya aho urupfu rwawe ruri ko usanga ruri no muri kano karoso ukunaka karoso usanga ari urupfu ariko kwisokoza kwa mugenge ukuwo kwisokoza gucyana kicisha hano nkama urupfu go niki none we ngo kuraje kurushaka ariko hari umuvuga ngo nisezerano kirinde urupfu kuko uzusezerana ko Imana ikagusezeranya kuzoguha abana kazogusezeranya kuzokubakira kuzokugeza ku bintu bikomeye none we ngo kuragenda kurushaka nguje kwiyahura ngo wageze ikibazo ninko kwishima ubuzima nkawe wakuriye mu ikanisa wasomye uzi Bibiliya neza ikivuga kwiyahura uzi Imana ukavuga ngo ugize ikibazo ugiye kwiyahura wakwiyahuriye kuri Yesu ukaja gusenga ukayibwira ati iki kibazo dore tuza kumva bavuga ngo ntukabwira ikiba ngo ntukereke ikibazo ca ngo Imana ngo bunini bw'ikibazo ngo ahubwo uzereke ikibazo ngo bunini bw'Imana yawe numara wifata ugendeje kwiyahura Imana yake Imana ubigize ibumbafu ubugize Imana ibumbafu ukavuga ati iminsi yakwandikiye yo kubaho ukayibwira turi ibumbafu iyi minsi ntabwo waribeshye reka niyahuri wenyine uza umvugira ati mama umutwe utekereza kuja kwiyahura ikintu sakingana utayariye muzuza musenga Imana urumva ina guto muza musenga Imana ni umvugeze igihe cyagihe cyatabana uvuga ati ntibigifunze biranze za wihiriye usenga ubwira Imana ati dore kano kantu kari hano ni nkaka kanya zikigirisha y'urwara gwino ikagasunika ikavuga ati ukunki usenga ukegera Imana abasirikare bose bari kwamuvuza none ngo kurate iyi nido kayisigara uretse na nido reka na nido nta n'ikindi kibazo mu buzima inagutuma gishobora kukubaho uri umuntu wataramenye uri umuntu wasenze kuva muri Sunday school ngo ugire ikibazo gishobora gutuma utekereza kugabanya iminsi Yesu Imana yaguhaye biba bivuze yuko ushaka kugira Imana ibumbavu ushaka kwiyereka yuko ibyo yakoze yibeshye kugira ngo utekereze kwiyica kandi urupfu bakwandikiye ruhari ruzokwica iki kwereka ko Imana ikomeye nuko watekereje nyine ntibyakunda uko nugutekereza ufite igari ryawe ntaho ryoja nukuvuga ngo igari musaturire ngo mwana ngo hari amagari ibihumbi kandi ryawe ririmo hari iryo wangeneye iryo yose byari kugira ngo nimba Imana yarakugeneye kuzicwa naka gasokozo habe nubwo usimbuka mu ndege wova muri muzima utaricwa naka gasokozo tibizoba habe n'umunsi ariko ntukagera ahantu utekereza kwiyahura mu buzima abantu bazahura n'ibintu byinshi binagotomye uko abantu bose nabo ubona bacecetse bacecekanye buri muntu wese afite ibibazo buri muntu afite umusaraba we imisaraba ariko se abantu bose ibibazo bahura nabyo wogera biyahure iyi si nti yosigara yambaye ubusa ntawoherekeza ninde woherekeza
uzutekereza ko umuntu ese ubundi wamuga n'umuntu wanyuma si ibibazo umuntu wanyuma azohambwa nande azoherekezwa nande twiyahure twese tubura umuntu uzoduherekeza ariko inagotomye reka nkubwize ukuri nta kibazo kibaho mu buzima nayo nazaba mwese n'undi wese umuntu wese wataramye umuntu wese wagiye muri Sunday school umuntu wese wamenye Imana umuntu wese uzusoma Bibiliya mu nzu yigira tukazutekereza kwiyahura iyo uzoza wumva ibibazo byakuremerereye Bibiliya zivuga ngo muzamuzi wanjye ndabaruhura mugende musome ganira na so mu ijuru ashafite amatwi hakika kwiyahura n'icyaha kimwe ariko ibibazo gupfa kandi ngaho ibibazo uriyahura uje kwande uraje ko ba Yesu batarakwitegura tibarakwitegura takaribu tibarakwitegura kuri ubucinzira zapanya ya karibu tirage ubucinzira zapanya kwiyahura ukaja ko ba Yesu buciriye panya kandi ko ba Yesu kandi Yesu kwama gufungira umujyana tihabayo forode hari yabaye abasekirite bateye uzoca hehe bari abamarayika babahari numara nguriyahuye gusangura soma Bibiliya depression yose ufite usoma ijambo ry'Imana ntabwo tumena ndigaye cyangwa uganiriza abantu ko kuja izo nzira zakanyuhawe kandi reka nkubwize ukuri urumva inazaha inagotome ugenda ubitekerezeho nyuma yaho bitabereye aho utiyahuriye ngo ugende uzobitekereze nibwo uzoza gutekereza ukavuga ati nari impubutse nari nkoze bitari byo ibyo nibyo bikwereka ko kwiyahura kugira depression ukageza wiyahura atari byo nuko uza kubitekerezaho nyuma ukavuga ati ibi bintu nari ngiye gukora nari ngiye kubikorera iki oye nkubu bitekereze warugiye kubikorera nido gupfuzo nido gupfa ntubizi nisezerano kirindi uzopfa ni nka bya bindi umuntu agutoka ngo uragapfa urabizi uzopfa iryo nitegeko uko byogenda kose uzopfa ariko wowe kuraje kwihutira kurapushinga ukarusunika ngo niruze ngaho ni ngwino vuba ruze kandi ruzoza ruri munsi kureka umunsi wawe yawe utashubira ati haleluya ariko ibyo wagize se ngo ni ikibazo kiri kuri inagotomera gusa ibyo ni ibibazo biteye mu isi abantu basigaye bicara umuntu akicara kumva ibibazo ngo biramurenze ngo akumva ngo yo kwiyahura ariko muza mugenda musoma ijambo mugihe ijambo rikunani utabashije kurisoma baza bavuga ngo umutwe umuza wibwira ibisazi hamagara abantu egera abantu bakuru inshuti zawe kuko atwegere utuganiriza uvuga ikibazo cyawe uvuge ati yemwe natekereje egera abashumba ibyo wawe utekereza wowe uza wamubona ari byo iyo uganirije abantu babiri batatu baza bakwereka ukuntu atari byo ukaza gusanga nyine si byo ariko iyo utekereje wenyine ukamufata umwanzuro uhubutse wo kwamukora amakosa ukamawica n'abandi bantu ariko iyo wicaye ugakontorora umutima n'amarangamutima yawe ukabikontorora byanga byakunda ibyo bintu biza bigenda ukazuganiriza abantu ukabaganiriza ukababwira wagira ikibazo ukica nta muntu abantu bose bagira ibibazo binagutuma iyi si yose ukigira ibibazo abantu uko abantu bagira cyane do ukuba nuzureba aba ukabona umuntu afite imodoka zino barimo kwita ngo na amavewiti ukabona yaradamara yafite inzu ameze neza ariko yaba afite ibibazo akabaga n'abandi bari iyo muri Amerika abafite ibibazo areba no muri bya bihugu binda urabona aba bagabo bose urimo kubona abagabo n'abagore bafite aya mamodoka meza geririya n'amazu bameze batuye impande zose ukabona ndacabuze batuye impande zose zisuka bari ukamureba wowe ukamuvuga ati uyu muntu umuntu ufite inzu imeze kuri iyo ufite abana ufite imodoka ufite ibiki ariko kuriya muri wagatekereza akamavuga ngo reka wo kuyica kubera akabazo gusa ngo wo kuyica kandi nyuma yaza kuganirizwa yaza gusoma n'ijambo yabisobanukirwa akavuga ati narindanganyitse ivise naringiyende warujanye ihemire naringiye ibaze inagutumye warugiye ute wogenda gute narisize abana ukagenda ukagenda ujanywe n'iki wenyine gaba yijanye hari n'ugenda ariko muza munati uzunatekereza uvuga ati ngiye kwiyahura ariko se ko niyahuye nijanye iyo umuntu agiye hadakenewe ko agira akantajana byibuza ko kugira ngo hakenegwe ukavuga ati se ko niyahuye nikinjanye ko baye ndamirimo ufite icyambere ukoze icyaha uriyahuye nica ujanye iki uzoshikira kwa bandi
kandi koko kwa Bazakwakira Yesu nta karibu bomba gutaha. kwa Yesu nta karibu ujye muza mwirinda cyane muza mwirinda ibintu byo kuvuga ngo mwiyahure icyo kintu inagotume ni ikibazo kiri ku isi hose ni ikibazo giteye mu bantu umuntu akareba ikibazo akaba ari cyo ashyira imbere cyane akiyibagiza yuko yataramye kibagiza ko ari Imana iri mu ijuru niba utaranataramye n'abandi n'inshuti zawe zarataramye zo wegera bataramye bakuganiriza niba utaragize nawe mahirwe yo gutarama wegera bataramye bagusobanurira ukuntu ugiye gukora icyaha akanyagwa ariko ibaze ahantu baza batubwira ngo tuzoja kuba mirere yame wamara we ukahaja mu mafuti tuyobaga kihageze no hagera gute wagiye panye oye nukuri ibyo bintu rwose urekane naje wagiye panya Ibyo bintu- n'abagiye bahamagawe badafite imirimo bashanye tubazo abajayo ibyo bintu None nje washiye panya ukarabe inagoto muzamugenda ukarabe ntugasubire kugira ayo mawazo ariko uzi kubura ubuzima wa mirere tugasubire kugira ayo mawazo mu buzima ako gatima mugenda ukabwire ngo ndakwanze inagoto muri inzu dufite bibiriya zinga muri inzu dufite bibiriya niba zinga udafite bibiri ninde utayifite turi mu kuzijyana no muri telefone tuzifite ndazifite tibari mu kugira gutya ngo ndagiye ngo mu giterane cy'abagore ngo ndagiye ngo mu ntuze y'abagore ngo ndagiye ngo mu masengesho y'abagore iminsi yose ngo uragiye ariko wamara ngo uko uratekereza kuyobora umuntu uzi utarama buri munsi wamara ngo ugize tima mu utekereje kuja kuyahura hari amahana bifite amahana avuga ese uramukugize ikibazo cyo wo kwiyahura ngo runaka yavuze wo kwiyahura ngo uretse na runaka wuhandi rubanda njyewe novuga ukiyahura njyewe novuga ukiyahura niwe wande none wo kwiyahura kubera iki wo kwiyahura wijijije wabuze iki wijijije umuntu wijijije ngo runaka yavuze wijijije ngo abantu bakuvuze ngo bagize gute ukiyahura abo ni bande ni bande kumana wiyahure kubera ngo undi mwana w'umuntu yakuvuze abo bantu uje kuremwa hari n'agakungu dore ko ariwo twavuyemo bigeze banadaha n'agatemeri k'ikaramu gutya k'umukungugu ngo baheze imana ikubumbe ibyo byose nibyo bikwereka ko ari ububumbafu iyo utekereza Yesu nase abandi bose ni buri nta muntu wotuma wiyahura nta n'ikibazo gishobora gutuma wiyahura ngo wiyambure ubuzima ntakibaho keretse wagiranye ikibazo n'Imana ariko ikibazo ngo bakigiranye n'umwana w'umuntu hano ku isi buriyahuye kandi guziyahura wa muntu mwagiranye ikibazo akomeza na Yesu yaraje no bamukorera bya bindi ntiyiyahura wowe kuriyahura kandi na Yesu ubwe yasubiye kwa Satiyahuye tiyiyahuye none ngo kuriyahura ngo kubera ikibazo cy'umuntu ngo umuntu aravuze ngo nawe ngo urasaze ngo wagize ngo stress